wumvikana no kuvuga ko ni nkaho ari mukiye wawe wakwiciye umugabo. Ubundi ni nkaho yavuze ngo tumwice twese, amwice duhombe twese tumuhombe. Icyo we yashakaga ni imitungo, kuguma mu mitungo. Ubwo bari bagize ko bari bagiye kugabana, amwica apfa ubundi yari kugabana habura ukwezi kumwe, apfa mu kundi kwezi. Naje kugeraho njya kwa muganga, bageraho bambwira ngo ndwaye ibibyimba mu nda. Afite sima nzapfa nabyaye. Navuye kwa muganga mbwiye muganga kuti koko ngiye gupfa nabyaye, umbaza nabyaye kuko ndi mfe nabyaye. Muganga arambwira ati ngo uzashaka umugabo umaze imyaka 5. Ndabaye si ubu nzayihanganira gute mu buzima bwanjye nabayeho nazi papa, kugeza na neza mama yanze kumumbwira. Nyuma yaho nyine nza kubwira mama, ndamamagara ariko mama wambyariye iki? Wambyariye iki? Mama aranyihorera. Amaze kunyara nanjye ndatuza ndamubwira ati mama ngiye kuba indaya i Kigali kuko ndi umwana umwe w'umukobwa warambyaye. Akazi ko mu rugo karananira, nkundana n'umuhungu. Umuhungu turakundana, tumaze gukundana turashakana. Dushakanye ageraho arana, amaze ana ariko tarabyaranye n'umwana n'umwe. Amaze kubona nyuma yaho ashaka undi mugore, akajya ambwira ngo njyewe ntabwo njya mbyara. Bamujyana imageragere, bamuhimbira dosiye idashinga, ngahora batera ngo akagira ibiki byose, ibintu byinshi. Yujuje imyaka 2 apfuye. Muri iyo myaka 2 yose ubundi kwirirwa nirukanka bangendaho ngo umwana ntabwo ari uwabo, banyirukansa ubundi mu mazi. Ubwanjye ngiye ntacyo nabasha gukora. Hari igihe tujya no mu nzu tukaburara, umwana akambwira ati mama ni ibiki? Mfite umwana ariko ubuzima mba ni ubuzima buba ariko ku bwanjye natabasha kwibuka. Arahongira bikanandenga, aho bagira bakavuga ngo ndi indaya, ngo ntwara abagabo b'abandi ndengana. Nageze umusaza wanjye nyine wari uri hagati, kubera yari afite ubushobozi, ariko kubera nawe abagizi ba nabi yabaga hariya ku Kamonyi akorera mu Gaskata. Hari igihe habayeho ibintu by'ubwicanyi hariya mu nce zo ku Kamonyi. Avuye mu kazi nawe baramwica, wabashije kumfasha mu bushobozi bwo kwiga, ariko aho yapfiriye ntabwo nongeye kwiga. Haramuhotoye avuye mu kazi. Yaraje nk'uko nyine bakunda amaraso bari kukubungabunga, araza aravuga ngo mama Tereza mbabarira ningiye wishe umugabo wawe. Abwira muramukazi wanjye rero bagafata gutyo. Polisi hagera gutyo nyine hari urugobagoba, niwe wamfashaga mu mibereho yo kwishura no mu mibereho yose. N'ubu ngubu yaba akiriho ntabwo mba mbayeho. Ariko hari ibyo agira akanyaka akajya ambwira ati ariko mama bazazungurira nk'ibyo papa yanguriraga. Iyo avuze iryo jambo njyewe mpita nturika nkarira, mva nkamubwira ati mwana wa niyahure nsange papa wawe ahari koko. Ubu urabinyaka, njyewe mfite ubushobozi bwo kubiguha nkabura uko ngira. Twongeye kubasuhuza abakurikiye The Storyverse. Uyu munsi tubazaniye indi nkuru n'ubundi buhamya. Watangira wibwira abagukurikiye. Njyewe nitwa Mukaremera Françoise, iwacu ni muri Karongi ariko maze igihe nta muri Kigali. Naje nize ahantu bita Gikondo, ubuzima buranga. Umaze kwanga nyine nigira mu kazi ko mu rugo, ngeraho akazi ko mu rugo karananira, nkundana n'umuhungu. Umuhungu turakundana, tumaze gukundana
turashakana, dushakanye ageraho arana, amaze ana ariko tarabyaranye n'umwana n'umwe. Amaze kubona nyuma yaho ashaka undi mugore, akajya ambwira ngo ngewe ngo ntabwo njya mbyara, mba mu buzima bubi bwa bundi bubi. Noneho bikubitiraho nuko mu buzima bwanjye nabayeho nazi papa, kugeza na n'isaha mama yanze kumumbwira. Mba mu buzima bubi burankubita ngeraho avuga ati se none nziyahure nzabigenze. Uwo mugabo amaze kubona ambwira ngo simbyara, ariko nanjye ku giti cyanjye ntabwo nari nzi ikibazo nari mfite. Naje kugeraho njya kwa muganga, bageraho bambwira ngo ndwaye ibibyimba mu nda. Ngiye kwa muganga nkajya njya Indera bakamutaransiferi nkajya shehashika na hehe hose, najya shehashika bakambwira ati uzajya i Kanombe. Nta bushobozi mfite, ngeraho banyohereza i Rwamagana, ndaharwarira mera nk'ugiye gupfa. Ndavuga ati Imana nimbona mvuye i Rwamagana na mama wandwaje na n'umuryango wandwaje, nimbona mvuye i Rwamagana amahoro nzashima Imana. Narageze mva i Rwamagana amahoro, ndwazwa n'abaturanyi. Icyo gihe umugabo yari yaranaye uwo twabanye bwa mbere, uwo nyine wankuye mu kazi ko mu rugo. Arana pe, mba mu buzima bwa bundi bugoranye, aho cyane cyane nyiva kwa muganga i Rwamagana. Naje abaturanyi nibo bangaburiye. Hari aho n'undi sinzibagirwa umugabo witwaga Murera, yaragiye atema igitoki cyiza, aravuga ati mwabaturanyi mwe b'abagore mujye muza. Sinabashaga guhaguruka, nari narabazwe nyine nambaraga mfite ku buryo no kuri moto bagombye kunterura bangeza mu nzu ku bwanjye. Nyuma yaho nyine nza kubwira mama, ndamamagara ati ariko mama wambyariye iki? Mama aranyihorera. Amaze kunyara nanjye ndatuza, ndamubwira ati mama ngiye kuba indaya i Kigali kuko ndi umwana umwe w'umukobwa warambyaye. Mama aranyihorera, nanjye ndaceceka ndamwihorera, nkomeza kwibera i Kigali. Ba muri ubwo buzima ngeraho ndakira, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ahantu nakundaga kwigira gusenga, bakajya baza kunsura, ubashije akagira icyo amarira. Hari n'abazaga amasengesho yonyine iyo bazaga gusenga byanyuzuzaga umutima, nkumva ndanezerewe iyo nabonaga abantu bamwe baje hafi yanjye. Nyuma yaho narakize, maze gukira ibyo bibyimba njya kwisuzumisha pe, barambwira ngo nta kibazo mfite. Noneho nza gukubitana n'uwo mugabo wundi, ariko ntabwo nari nzi uko afite urugo, kuko kwa muganga bari barambwiye ngo ngomba kubyara ngo maze imyaka 5. Navuga ati sema nzapfa nabyaye. Navuye kwa muganga mbwiye muganga kuti kuko ngiye gupfa nabyaye, umbaza nabyaye kuko ndi mfe nabyaye. Muganga arambwira ati ngo uzashaka umugabo umaze imyaka 5. Ndavuga ati se ubu nzayihanganira gute? Uwo mugabo turahura, tumaze guhura nawe nyine yabaga mu buzima bubi, yabanaga n'umugore mukuru, ariko nabo bari mu makimbirane y'ingo. Noneho njye ntabyo narinzi pe. Turahura anerinda. Icyo gihe nyine nanjye byaranshimishije kuko natwaye inda, ariko kuri njyewe naje kuba naravuze ngo wenda ndayitwaye suko nari mfite ubushobozi. Ariko nyuma yaho maze kubwira umuganga wanteye inda pe, yarabyemeye n'umutima mwiza.
umwana turabana tumaze kubana. nyuma yaho umwana amaze kuvuka twabanye imyaka nk'ibiri. umugabo mukeba wanjye aramufungisha. amaze kumufungisha bamujyana imageragere bamuhimbira dosiye idashinga ngo ahora batera ngo akagira ibiki byose ibintu byinshi. bamujyana imageragere ngo nzapfe ngo mva bagira aho bagivuga ngo ndwaye bwaki kubera ubuzima bubi nari maze kugera. ubu ngumaze kugarura kabiri ku bwanjye. ubu njyari igihe nireba nkaba namaze kugarura umubiri. kuko uyu mugabo we ntabanjije aho nageze mba no mu nzu z'ubuntu bagira aho baranyirukana. umugabo nyuma yaho aza gufungurwa ataha ari umwera kubera mukibanye nyine yageze nyine niwamufungishije. yatashye ari umwera. atashye ari umwera turasubirana asanga nyine ndaho yansize. umwana amaze nk'amezi imyaka 2 ese araza afata moto nyine yari promenade nyine akajya ajya gushakisha agahaha. mukeba wanjye aza kumugambanira aramurogesha. ararwara hahandi ararwara nazi guca inshuro nazi guca ibiraka tukajya tujya mu nzu tukaburara. avuga ati semana basi yapfuye cyangwa ngewe nkapfa nkakomeza ubuzima wenda bundi busanzwe ariko Imana ikabireba. nyuma yaho umugabo aza gupfa. apfuye ejo bundi 2. amaze imyaka 2 apfuye ku itariki 3 z'ukwa 12. yujuje imyaka 2 apfuye. muri iyo myaka 2 yose ubundi kwirirwa nirukanka bangendaho ngo umwana ntago ari uwabo banyirukansa ubundi mu manza. ubwanjye ngiye ntacyo nabasha gukora. hari igihe tujya no mu nzu tukaburara. umwana akambwira ati mama ni ibiki mfite umwana ariko ubuzima mbamo ni ubuzima bubi ariko ku bwanjye natabasha kwivugira. arahongira bikanandenga aho bagira bakavuga ngo ndindaya ngo ntwara abagabo babandi ndengana ariko mwituriza nkababwira ati mujye muvuga ibyo mushaka byose. nyuma yaho umugabo amaze gupfa nyine ubu ngubu wenda umaze kwiyakira pe no kwihangana ngeraho nkihangana nkajya no mu nzu tukaryama. ariko icyo nshimira Imana ni uko izi saha nyihumeka umwuka w'abazima. aho bavuze ngo tuzapfa ntabwo twigeze dupfa. Imana ikabikomeza kujya indindira umwana nanjye ikandinda muri byose. niyo mbonye ako karaka ndagakora nubwo ari aho bagira bakavuga ngo ndindaya ariko siko ndindaya. ariko urabizi umugore wese wibana nta ukuntu batavuga ngo yaba ari indaya. ariko Imana igenda ibicishamo wenda nabona icyo mu mwana nkakimuha. iyo mbonye ako kazi k'ubuhinga ndagakora nabona akazi ko kuvoma nkakavoma. nsiba kwiba no kuroga ariko Imana nayo izajya imfasha muri byose. njye ntacyo nabasha kuvuga. n'ibyari se wamenye ko umugabo yari afite undi mugore none? njye nabimenye tumaze gutwita ntabyo nuko nabimenye. wibwiwe n'umugabo se? umugabo yaje kumbwira ko bafite imanza bari muri divorce. kandi nyine bari muri divorce ntacyo ngewe nari kurenza hambwiye ati ngwino ukodeshereza inzu tubemo kuko bari bamaze imyaka 8 batabana. umugabo aravuga ati njye ntabwo naba njye nyine reka nshaka umfasha. aramanzana rero nyine turabana.
umugabo wa mbere se nyuma y'uko ubyaye noneho ukabona urubyaro mwigeze mwongera kuvugana? Ese nta makuru ye, ntago noneho yabonye ko ufite urubyaro, byagenze bite? nanize isaha ntabwo ndamenya ahari, uretse yuko hari igihe yigeze kumpamagara ambwira ati umva ngo nashenye urugo rw'abandi nta n'urwo nigeze nshenya, hari umugabo waje kunyicyurira arambwira ngo nze twibanire. nuko byagenze. Ubundi watubwiye ko abaganga bari barakubwiye ko urindira imyaka 5 kugira ngo ubyare. Ese waje kwirinda cyangwa byabaye mbere? Byabaye mbere yaho, nyine mbonana n'uwo mugabo anerinda ndabyara. Kuba se bari barakubwiye imyaka 5 ukabyara mbere, noneho kuba umubyeyi mu gihe ari ibintu washakaga, wabyakiriye ute? Nyine byaranshimishije, nubwo aho nageze nkabaho mu buzima bubi, ariko kubaho ufite umwana ntabwo ari kimwe no kubaho udafite umwana. Iyo ufite umwana ugira agaciro kurenza udafite umwana. Undi uri kugendana n'umwana uba ufite n'ishema, niryo rya mbere. Wumvikana kuvuga ko ni nkaho ari mukiye wawe wakwiciye umugabo? Ubundi ni nkaho yavuze ngo tumwice twese, amwice duhombe twese tumuhombe. Uwe se nta bandi bagabo wenda umugabo wawe ni we yabonaga wenyine cyangwa yari ukugira ishyari? Ni nkaho ari ishyari, simbizi, njye sinzi uko abayeho. Icyo we yashakaga ni imitungo, kuguma mu mitungo. Uko bari bagize ko bari bagiye kugabana, amwica apfa. Ubundi ari kugabana habura ukwezi kumwe apfa mu kundi kwezi. Ni nkaho yakoze twese tumuhombe. Mwabaga ahantu hegeranye se ku buryo? Njye ni nkaho mba mu Kagarama, we aba nko mu Kanogo, ntabwo twegeranye. Ni nkaho ari muri Ndera, ariko ni nkaho ari mu mudugudu umwe, ariko ntabwo twegeranye. Wenda dusubiye inyuma gato ku buzima bwawe, wigeze kuvugaho gato ko wakuze nta papa, ariko bivugaho gato. Wakuze gute? Wakuze mu muryango, muri abana bangahe, abavandimwe, wakuriye hehe? Mu buzima bwanjye no kugenda numva amakuru, ubundi twavuze turi abana 3. Muri abo bana 3 uko ngenda numva amakuru, ngenda numva ko twese tudahuje papa. Ariko mu kubaho kwanjye njyewe papa ntago muzi. Nagerageje kubibaza mama akajya ambwira nabi, ngeraho ndanabyihorera, mfata inzira nigira i Kigali. Uko ngiye niyo dukomeza kubana ntago twari gushoboka. Ugize amahirwe yo kujya ku ishuri se? Nageze umusaza wanjye nyine wari uri hagati, kubera yari afite ubushobozi, ariko kubera nawe abagizi ba nabi yabaga hariya ku Kamonyi akorera mu Gasyata. Hari igihe habayeho ibintu by'ubwicanyi hariya mu nce zo ku Kamonyi. Avuye mu kazi nawe baramwica, niwe wabashije kumfasha mu bushobozi bwo kwiga, ariko aho yapfiriye ntabwo nongeye kwiga. Yishwe n'iki? Baramuhotoye avuye mu kazi. Ni abantu uko amakuru wenda waba uyumva, ni abantu bari bafite ikibazo cyane? Ni abantu yari n'inshuti, hari umuntu ugenda mu rugo anywa n'amazi, kuko nawe uwo muntu yaje no kumusaba imbabazi, uretse yuko ari Mageragere, baramumanuye ari Mageragere, ariko abandi ntabwo bafashwe, baracitse. Uwo muntu yarireze we? Uwo muntu yaraje nk'uko nyine kwakunda amaraso bari kukubungabunga, araza aravuga ngo mama Terezo mbabarira ningiye wishe umugabo wawe, abwira muramukazi wanjye. Rero bamufata gutyo, polisi hagera gutyo, nyine hari Rugobagoba niwe wamfashaga mu mibereho yo kwishura no mu mibereho yose. N'ubu ngubu yaba akiriho, ntabwo mba mbayeho gutyo.
na n'ubu mukeba wanjye ajya muramukazi wanjye ajya ambwira ati wabuze uriya ni so wabuze so n'umuzi ariko uriya niwe so wabuze. uwo yari mukuru cyane niwe nakurikiraga. hano se inaha nta bandi bavandimwe hafite? inaha nta bandi bavandimwe? ni musaza wanjye umwe ariko kubera tutaba tudahuje papa ari nigenda namuhamagara kuri telefone akanyihorera nazi uko mbaha kuva napfusha umugabo. baje gushyingura kugeza na n'izi saha ntabwo barangaruka ku nzira ngo bamenye ngo mbayeho gute. no kuguhamagara ni njyewe bacokoza hari n'igihe yanga nk'ejo bundi namuhamagaye nk'inshuro ebyiri aranyihorera nyuma nta nubwo yanyitaba ndamubwira ati se ko dusigaranye turi abana babiri nk'ubu mama uretse yuko sinabimubwiye nk'ubu mama apfuye byagenda gute. aranyihorera ahita nkupa. icyakora iyo ngize Imana ari igihe umutima umukubita ati reka nkabona amaye 1000 cyangwa 2 rimwe na rimwe nabwo mu mezi 4 cyangwa 5 nuko mbayeho kandi yitwa ngo n'umuvandimwe kandi mu buzima mbayeho imva buba bugoranye. ubuzima se nyuma yuko bukugoye kuki utafashe icyemezo uvuga ati wenda reka nsubire mu rugo ngiye gushaka ubuzima wenda aho niba byaba byoroshye kurushaho, kuki utasubiye mu rugo? rwose bitewe n'uko mu byaro naho hameze cyangwa na mama atigeze ni nkaho atandeze naho ntabwo nigeze ngira umutima wo kuhakunda. ntaho nigeze ngira pe naho nigeze ngiraho kuvuga ngo njye kwa mama. niyambwiye ngo umwana wanjye ndamubwira ati se wowe kutandeze ndaguha umwana wanjye wowe umurere. niryo jambo nanjye musubiza. ntabwo yakureze? mwarezwe? narerewe mu miryango hose nibura bagufataga neza? hari kwa murumuna wa mama ariko naho byageze mbaho nabe kumuhera umugabo wabo. umugabo wawe ntabwo yagukundaga cyangwa yabakundaga? ntabwo yankundaga pe. yakuhoraga iki se? aho nyine bamaze kubyara yarageze aravuga ati uyu mwana ntabwo mumushaka tumujyane kwa nyina afite nyina. nibwo nyine wa musaza wanjye nyine wapfuye nibwo yaje aranyijyana. ibaza ahantu nabaga niyo ari igihe mama yigeze kuza baramisha ngo ntabwo bashaka kunyereka mama nubwo nawe bakamisha ari mama wambyaye bakamumisha nawe gusinzanamumenye nawe. ubu ngubu umwana angana gute? umwana wanjye aruzuza imyaka 5 muri uku kwezi kuri 22. ari mu gihe cyo kujya kwiga se? yiga garidiyeni ya 2. ubushobozi se bwo kumwishyura aho buraboneka? iyo mbonye nk'ibyo kiraka cy'ikiyede hari igihe nizirika nkayatanga wenda hagira n'abamfasha gutyo nkayatanga. ariko hari ibyo agira akanyaka akajya ambwira ati ariko mama bazazungurira nk'ibyo papa yanguriraga. iyo avuze iryo jambo njyewe mpita nurika nkarira mva nkamubwira ati mwana wa niyahure nsange papa wawe ahari koko ubu urabinyaka njyewe mfite ubushobozi bwo kubiguha nkabura uko ngira nkamwihora nkajya mu nzu nkarira. ni iki se kijya kiguhumuriza nibura ukumva ko hari icyizere? ikintu kijya kimpumuriza mu buzima bwanjye icyo umwana ajya ambwira ati ariko mama ngo urabizi humura nzakugurira imodoka ahasigaye njye nkutwaramo ahasigaye kandi nzanakubakira inzu tubayeho. ari igihe abimbwira nkavuga ati si umwana ufite imyaka ingana gutya bivugiye iki koko
avuga ati se mwana ibi bintu bibikuye ariko akajya akambwira ati mama humura tubayeho nabi ariko turagiye tuzabaho neza. Iyo arimbwiye mpita numva kuri njyewe niyubatse. ubu ngubu se ubonye haje umugabo wenda akavuga ko yifuza kubera umugabo no kugushaka wabyemera? ubu ngubu kubera ikibazo cy'imanza ndimo z'umwana ntago nashaka. niyo yaba abona afite ubushobozi yatuma mubaho neza kurusha ukuntu mubayeho ibintu bikagenda neza, kubera icyo utashaka? nyine gushaka ntashaka, ariko kubera urubanza ndimo ntabwo byahita bikunda keretse mbanjije kuburana urubanza rw'umwana nkareba aho byerekeye, kuko urubanza rwahita rupfa. kuko n'ubu ngubu hari igihe bajya bicara bakaneka ngo ko hari umugabo mfite mu rugo. urubanza se rwo rugeze? urubanza nzaburana kuri 7 z'ukwa kabiri. ubwo nzaburana. rwavuye mu mizi se cyangwa cyari mu mizi? nyine hano kuri haguruka bampaye umwavoka, nazanye icyemezo cy'ubukene, haguruka niyo iri kubimfashamo nyine. ufite icyizere se ko bizagenda neza nk'uko ubishaka? kuko numva nta kintu nikeka, numva ko umwana ari uwo mugabo nubwo yapfuye, mba numva rwose nta kibazo. umwana agomba kuzahabwa uburenganzira bw'ababyeyi. ni Imana nimutabara mukeba wanjye namukureho, kuko abamuhiga uko bwishe n'uko bukeye. ubundi se hari imitungo myinshi ihari? irahari. nawe uzi? kwasi irahari. ni imitungo y'amasambu ubona ko ari ikintu yazafasha umwana? ese yuko wenda bavuga ngo muri iki gihe nta mwana uhabwa umugabane, ariko ntabwo wenda yabura icyo yamugenera, cyangwa ubuyobozi nibwo bugomba kugira icyo bwagenera nk'umwana. ubu ko nta kazi ufite? nta kazi ngira. ubayeho gute se? nyine iyo mbonye ikiraka cyo guhinga ndahinga, nabona ikiraka cyo kuvoma nkavoma, nabona ikiraka cyo gufura nkafura. niyo mbonye icyo kiyede narigiye njya ku ndege nkabura ikiyede nkataha, tukajya mu nzu nyine tukaryama iyo ntacyo kurya gihari. umwana nyine wenda hari igihe abagira neza b'abaturanyi bamufata bakamuha ibyo kurya. nk'ejo bundi Imana uretse yuko yanabaye nyir'inzu yari agiye kunsohora mu nzu, ngira Imana nkubita ikiraka cyane iminsi 3, ndavuga ati wenda nidushaka tuburara, ariko nyir'inzu mbona icyo mwishyura. ubu ngubu se ni iki, hari ikintu wumva ufite ku mutima cyangwa wiyumvamo ku buryo wenda uvuze ati mbonye igishoro, mbonye iki, ubonye amafaranga wenda atari menshi, ni ikihe kintu wakora? mbonye amafaranga nashinga nk'akabutike cyangwa nkagira ikindi nkacuruza, cyangwa niyo nafata imyenda nkayigenda ncuruza nabyo ntacyo, cyangwa ngashyira ibintu hara nkacuruza. ni iyihe nama se waha abantu bafite abana ariko wenda babarerera mu yindi miryango, nk'uko nawe wakuriye mu wundi muryango utakuriye iwanyu? njyewe nk'abantu ntangire. ni iyihe nama wagira abantu barerera abana babo mu yindi miryango nk'uko nawe wakuze ukisanga uri kurerwa n'undi muryango? yewe inama nabagira ni uko bagomba gufata umwana wabo nk'uko bagomba gufata nk'abandi.
bitewe n'ubuzima nabayeho ku bwanjye ntabwo nakwifuza uko abandi bana babaho mu buzima bubi nk'ubwo nabayemo bagomba kubarera nk'uko barera abana babo. ubu ngubu se umuntu uri kukumva, umuntu uri kukubona yakugeraho gute kugira ngo ashaka kuba hari inama yakugira mu buzima, ashaka kuba hari akazi wenda yaguha, ashaka kuba wenda ashaka no kugira ikintu agufasha mu bushobozi, umuntu yakugeraho gute? Nomero ya telefone ni 0780 034 8 910. Ongera uyisubiremo. 0780 034 8 910. Turagushimiye cyane, tugushimiye ku mwanya waduhaye, dushimiye ku bwitange bwawe. Nongera kwibutsa abantu gukora subscribe, gukora share no kugerageza gufasha abantu baba baduhaye ibiganiro, atari ukubareba gusa. Murakoze cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza. Namwe murakoze.